Arigiza Nkana. Arigiza Nkana ni umugani baca iyo hagize umuntu wangirira ikintu ku bushake nk'atakizi akakireba kikangirika, nibwo bagira bati Arigiza Nkana. Wakomotse kuri Nkana ya Rumanzi mu Kingogo ahagana mu 1600. Nkana ya Rumanzi wabaye imvano y'uwo mugani iwabo kavukire hari mu ishyamba rya Kingogo cya Kageyo. Serumanzi yari umuhigi akagira imbwa z'intozo cyane. Uwo mwana Nkana abyiruka akunda guhiga nka se, akica ibihura, inzibyi, imondo n'izindi nyamaswa. Impu akazitura abatware bakamuha inka. Rumanzi amaze gusaza, Nkana azungura se aba umutware w'umuryango we, ariko muri ubwo butware bwe ntiyareka umuhango w'iwabo wo guhiga, arawukomeza ubwo hari ku ngoma ya Kigeri Nyamuheshera. Rimwe rero Nyamuheshera ajya mu Kingogo gutanga ibibanza, abo muri icyo gihugu baza kumubyukururiza. Haza inka z'imbyeyi nyinshi cyane zirimo iz'uwo muhigi Nkana. Nyamuheshera abonye inka za Nkana arazishima cyane, bituma baririza nyirazo. Abanyakingogo bati ni iza Nkana. Nyamuheshera ahamagaza Nkana, araza ati nyagasani nditabye. Nyamuheshera ati ni wowe nde? Undi ati ni njye Nkana. Nyamuheshera ati kuva ubu nkugize umutahira w'inka zanjye zose, nzashyira mu Kingogo kuko nabonye uzi gufata inka neza. Nkana byumvise arumirwa ati uyu murimo w'ubutahira nzawushobora nte? Ubwo yabivugishwaga nuko yakundaga guhiga, akabona ko atazabifatanya byombi. Niko kubwira Nyamuheshera ati nyagasani iby'ubutahira sinabishobora, sinavukiye mu bushumba, ahubwo nabyirutse ndi umuhigi bikurikije data. Nyamuheshera yumvise ko Nkana ari umuhigi arishima kuko nawe yakundaga guhiga. Abwira Nkana ati uzabifatanye byombi, nzaguha n'imbwa zanjye ujye uzihigisha. Nkana aremera, bamugira umutahira n'umuhigi abifatanya byombi. Amaze kubyemera abwira abashumba ati muramenye inka z'ibwami ntizihonorwa cyangwa guhanagurwa amase ataruma, ntizikurirwa amata akomeza kuba ay'abashumba nk'iza rubanda. Ubwo yangaga iby'ubutahira, nuko Nkana yita ku buhigi bwe, ubushumba arabwirengagiza. Arahiga atura impu z'ibihuru, imondo n'inzibyi. Nyamuheshera aramushima, amugabira inka z'ibiti azivanga n'izo kwa se. Ubwo Nyamuheshera amutumaho ngo azamuzanire inka z'ubushumba arebe uko zimeze. Nkana ararika abashumba ngo bazazane inka zo kumurikwa. Abashumba barimura bazishorerana amase yazunuye ibibero kuko zitahanagurwaga. Zigeze imbere Nyamuheshera arumirwa, biramurakaza cyane. Abaza Nkana ati izi nka zanjye wazigize ute? Nkana ati nyagasani n'ubundi nakubwiye ko iby'ubushumba ntabizi, ibyo nakubwiye nzi ni iby'ubuhigi, kandi ubona n'impu njya nkuzanira. Nyamuheshera akomeza kurakara. Abari aho bose b'inshuti za Rumanzi se wa Nkana bavugira icyarimwe bati nyagasani uyu mwana ararengana koko, ntazi iby'ubushumba. Inka wabonye ari nziza wazibonye zigifite umubiri se yazisiganya kuko yari amaze iminsi mike apfuye. Ungamo bati ndetse zimwe zarashize zizize umukeno, byongeye n'izasigaye ziri hanyuma y'ibibi. Bityo Nyamuheshera ashira uburakari. Ubwo Nkana yari yazanye n'izindi mpu arazitanga. Abari aho
bavuga buke bati uyu mwana yigiriye inama, yirengagije ubushumba kandi abuzi. Ariko koko bitewe n'uko butahira uruhishe, nuko Nkana atsinda ubutahira atyo yikomereza ubuhigi bwe. Ibyo ibyabaye akarande mu Rwanda, baba bategetse umuntu gukora ikintu kandi bazi ko akizi, akavuga ko atakizi bati Arigiza Nkana. Ubwo babaga bavuga ko abyangiriye kandi abizi nka Nkana ya Rumanzi. Kwigiza Nkana bishatse kuvuga ko kwangira icyo uzi ku bushake cyangwa kwirengagiza.